Yes, ladies and gentlemen, nimba hari ikintu kigora umunyeshuri no gufata biroti agasangira amanota mabi, nimba hari ikintu cyabaza umubyeyi no kwishyurira umwana we ngajye kwiga kamereza ibikoresho byose, amakayi, amakaramu bikarangira azanye amanota mabi, nimba hari ikintu kigora umunyeshuri ni gihe diplome ziba zasohotse yari amanota yakabona na ahantu yajyana na ahantu yayerekeza na muntu yayabwira, nimba hari ikintu cyabaza umunyeshuri no kumara umwaka yicaye mu ishuri kagatsindwa, nkuzaniye uburyo 10 bwagufasha kumenya ubwenge ukaba umuhanga. Yes, ngo byifashe bitse mumeze mute ladies and gentlemen, aho waboherere hose nkubwirutse zamura volume muhereze uburyo 10 bwo kuba waba umuhanga mu ishuri, tandukana no gutsindwa n'amasomo no kumenyerwa n'amasomo. Twese cyane rero nabacishiye kure nabacishije i Buruseli mu Bubiligi, ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo ube umuhanga mu ishuri ni ukuzinduka mu gitondo. Burya kuzinduka mu gitondo byishemo ibanga rikomeye cyane ryo kumenya ubwenge. Zinduka mu gitondo, nuba wakerewe wakabije byibuza saa 12:30 zigusange mu ishuri. Yes, ubwo ni uburyo bwa mbere bwagufasha kuba waba umuhanga. Uburyo bwa kabiri ni ugukora homework cyangwa se umukoro wo mu rugo mwarimu aba yaguhaye. Abanyeshuri benshi bakunda kubifeka ntibakore homework, ugasanga bagarutse mu ishuri teacher babaza uti ninde wakoze homework, ugasanga nawe. Ubu ni uburyo rero weho nk'umwana ushaka kumenya ubwenge bwagufasha kuzamura ubwenge ukaba umuhanga mu ishuri. Kora homework, nugera mu rugo ufate homework mwarimu agwaye cyangwa se umukoro mu rugo usubiremo, kuko buri iri kusubiramo iyo urangije uhita ufatiraho ugakomeza ukiga n'ibindi bigiye bitandukanye, ukagenda usubiramo ibintu mwarimu yaguhaye, kuko burya ubwonko bufata ikintu wagiye usubiramo inshuro nyinshi. Niyo mpamvu buriya indirimbo usanga ushobora kuba wafata indirimbo mu mutwe y'umuhanzi ariko amasomo yarakunaniye. Ni ukubera iki? Ni uko iyo ndirimbo we yumva inshuro nyinshi. Subiramo rero amasomo inshuro nyinshi. Ikintu cya gatatu ni ukubaza ibibazo mu ishuri, ukamenya ngo niba ahantu utahumvishe wigira isoni, vuga ngo abanyeshuri bagenzi banjye baranseka ngo ntago ndi kubyumva naho ndi kugira iki. Tera gatoki ubaze mwarimu umubwire uti harangiye mwarimu ntago ndimo ndahumva, tsobanurira neza gatanu ku kandi tugendane ibintu byose byarangiye namaze kubyumva. Ubwo ni uburyo bwa gatatu rero bwagufasha kuba umuhanga. Ubundi buryo bwa kane, gukorera ku gihe, time management, gusetinga igihe, ukavuga ngo njyewe iki gihe iki niki nzajya mba ndi gukora aya masomo aya naye, ugashyiraho time table, ukavuga uti nzajya mba ku ishuri ningera mu rugo nimba hari imirimo wenda mu rugo babangomba nyikore wenda nyihere wenda saa 11 n'igice, saa 12 n'igice mbe nayishoje, saa 1 zuzuye mbe nangiye kwiga. Ushyiraho time table uvuga uti aya masaha ya naya ngomba kuba ndi kwiga, ngomba kuba ndi ready. Ikintu cya gatanu rero cyagufasha nanone kuzamura ubwenge bwawe bwo mu ishuri, kumenya gukoresha social media neza. Yes, abanyeshuri benshi ubusanga bakoresha mu social medias, internet, birirwa Facebook, birirwa kuri YouTube, birirwa kuri Instagram, ahantu henshi bahashagajaga bari mu social medias. Gusa icyo nakubwira cyo nimba ushaka kuzamura ubwenge, nimba ushaka kumenya ubwenge, nimba ukoresha social medias sinzi kubujije, ariko menya ngo nimba uri kuzikoresha umwanya munini uharire amasomo. Umenya ngo nimba uri kuri YouTube urasacinga isomo wiga, ugenda ureba ibintu bigiye bitandukanye, ibibazo mwarimu yaguhaye wabisacinga ukabibona, buri kimwe cyose ushobora kuba wakihabona. Tandukana rero no kuvuga ngo ngiye kuri YouTube ngiye kureba comedy, ngiye kureba ibi. Ahubwo izo comedy naguciye nagiye narazikubujije. Izo comedy iyo usoje kwiga uri kuri refreshmenting, urimo urakaraga ubwonko, uri kubuzunguza, uri kumeditinga, ushobora kuba wafata akavideo ukabukareba cyangwa se ugashyiramo music ukaba uyumva. Nabyo ni ibintu bifasha cyane, ariko ibyo bintu ubikora umaze kugira iki? Kwiga, kugira ngo ubwonko buterere bumere neza nyine buri refreshing. Nibwo wabikora, nabwo ukabikora amasaha make. Amasaha yawe rero yaharire amasomo cyane. Ikintu cya gatandatu ni ukumenya kugira umubano mwiza na mwarimu wawe. Nimba uri umunyeshuri rero ukaba ushaka kuguma mu ishuri nawe gusakuriza nawe ugira iki? Ba inshuti na mwarimu, kandi abanyeshuri mwigana nanone mube inshuti.
wigendera mu kigare wikora amakosa menshi agiye atandukanye, wemenya ngo icyanjyanye ni iki, ibyo mwarimu akubwiye ubyubahirize, cyane yuko abarimu ibintu bagenda batubwira ntago aba ari bo bifitiye inyungu, ahubwo ni twebwe biba bifitiye inyungu, nabo baba bagira ngo barebe yuko umwana waje kwiga yagira ikintu yacyura. Menya rero kubana n'abanyeshuri ndetse na mwarimu wawe neza, wikigira ikirara, wikigira ingunye, mwarimu nagukoraho wumve urabyimbye uzamuye urutugu. Ikintu cya karindwi cyagufasha kumenya ubwenge, cyagufasha kuba umuhanga. Nkubwira uti nimba uri kumva ibintu, shaka agapapuro ubyandike ku ruhande kabisa, ujye ubikurikiza, ibingibi bizakugirira akamaro. Icya karindwi rero, making sure cyangwa se menya neza yuko ugomba kujya muri library. Uvuga uti nimba ndi ku ishuri, hari amasaha mwarimu bari mu ishuri, hari abatari barimo, hari amasaha abanyeshuri bari gusakuza. Ya masaha abanyeshuri bari gusakuza wumva bakubangamiye, fata agakayi kawe n'ikaramu wizamukire muri library, nugerayo ufate ibitabo runaka ugende usubiramo amasomo amwe n'amwe. Eza hari ibintu mwarimu barakwigishije, hari ibyo batarakwigishije, hari igihe wenda uba wiga mu wa 4 cyangwa se mu wa 5 cyangwa se mu wa 3 bigasoza hari amasomo mutize. Nugera mu wa 5 rero ukavuga uti reka njye muri library mbashe kuba nategura aya masomo, ubashe kuba subiramo kabisa, bipfusha umwanya wawe ubusa ujya muri story zidafite gahunda, zidafite aho zikwerekeza. Ikindi kintu cya 8 cyatuma umenya ubwenge ni ukumenya kutagendera mu kigare cya bagenzi bawe. Ngo nimba bagenzi bawe bavuze ngo dukore iki, nawe tuvuga ngo ndabakurikiye dukore kiriya koko. Nimba bagenzi bawe bagiye mu bintu runaka, wivuga ngo naye ngomba kubijyamo, kuko ugomba kumenya neza yuko uvi wanyu akaviwe n'undi akaviwe n'undi akaviwe, mugahurira ku ishuri. Iyo mutashye buri mwe nanone acukwe agacukwe, niyo mutahanye murataha ariko mugenda mugira mu nzira umwe kwepa. Wigendera mu kigare cya bagenzi bawe rero, nimba bavuze ngo baratashye, ngo bavuye mu kigo amasaha atageze, nawe uvuye ngo ndagiye wapi. Wemenye yuko icyakuzanye ni ukwiga. Shyiraho amahame yawe, nudashyira amahame yawe uzagwa mu mitego ya bagenzi bawe, uzagwa mu mahame yabo, nyamara utazi ngo bo bigenda gute. Menya neza yuko rero icyakuzanye ari ukwiga. Shyiraho timetable, iga igore. Ikintu cya 9 cyatuma umenya ubwenge mu ishuri, cyatuma uzamura capacity, ubushobozi bwo kumenya ubwenge. Icyo kintu ni iki ngiki, fata chapter cyangwa se topic abanyeshuri bo bahita babyumva, cyangwa se amasomo cyangwa se content cyangwa se amasomo barabwiye ngo muzayiga. Niba mwarimu abigishije chapter runaka, yega arayikwigishije, nimba akwigisha wenda kuva kuri unit ya mbere kugeza kuri unit ya 10 niho wenda agarukira, ntago ajya soza n'urugero. Wowe ugomba kumenya neza yuko ugomba gusoza amasomo, mwarimu yasoza atasoza, wowe ugomba kumenya ngo amasomo ugomba kuyasoza. Nimba arashoreje kuri unit ya 15 wenda mwiga unit ya 18 wenda muri iryo somo, ukamenya ko 3 za nyuma nazo ugomba kuzisubiramo, kandi nukamenya ko za chapter mwarimu yakwigishije nazo ugomba kugenda uzigarukamo. Witegereza ngo uzasoma ari uko ikizamini kije bakubwiye ngo hari test, wapi. Ugomba kwiga ku manywa na nijoro, haba hari test haba atari test ugasubiramo, kuko nakubwiye ko ubwonko bufata ibintu ugenda usubiramo inshuro nyinshi. Ubwonko nibwo bugenda bukamenyera bugafata bya bintu uhozaho. Ubwonko bubatwa n'ubundi nibyo tubuhereza. Uzarebe, reka nkuhereze nk'urugero, niba ukunda umupira, niba ukunda kuvuga iby'imipira, ubwonko bwawe bubatwa n'imipira, haba hiberamo ba Ronaldo na ba Messi. Niba ucuruza n'urugero indagara, ubwonko bwawe waba burimo indagara, waba burimo ndarangurira he, ndakora iki. Niba uri umunyeshuri rero nawe nukunda gusoma ibitabo, amasomo ubwonko bwawe buzabatwa n'amasomo. Ikintu cya nyuma, kumara amasaha menshi ewana urimo urastadinga kabisa, urimo urasoma ibintu bigiye bitandukanye kabisa, ukamenya ngo ugomba gushyiraho timetable nakubwiye, ukamenya ngo uyu munsi ngiye gusoma iri somo runaka. Ibyo nabyo byagufasha. Ikindi kintu ushobora kuba nakongeza aka kanya ni ukumenya amasaha meza kabisa yo kuba wafata book, yo kuba wafata ikayi ugasoma. Ni mu gitondo rero ushobora kubyuka saa 9 ukageza saa 11, cyangwa se
ugahera saa moya ukageza saa tatu, ugafata food ugafungura, kongera ugafata kuva saa 4 kugeza saa 5 kabisa, wageza saa 5 ugahita wiryamira. Yes, alright. Nkubwirutse rero iyo ni Hozaho updates, ni bimwe na bimwe twagendaga rero tubagiramo inama, tubahereza strategies, tubahereza ubukoryo bumwe na bumwe bwagufasha kuba wazamura capacity y'ubwenge bwawe. Kora subscribe rero tujye tubana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, nzabahereza n'ikindi gice kabisa cyakungura kuguma umenya ubwenge. Ciao ciao.